Muraho ndabaramukije nanone Yesu nashimwe mbahaye ikaze kuri Women Gadizi Ministry kandi mbahaye ikaze no mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Niba utubonye ari ubwa mbere tuguhaye ikaze kandi ukore subscribe kugira ngo ugumane natwe. Imana iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero tugiye kurisanga muri Matayo ibice 17. Turasoma umurongo waho wa mbere dusoreze ku murongo wa 13. Imana iduhane umugisha. Mbere yuko turisoma rero reka tubanze dufatanyirize hamwe dusenge. Mana yacu nkuru turagushimiye, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe, kandi aya masaha n'uyu mwanya Data wa twese mwiza, mbanje gusenga nkwinginga kugira ngo unyeze untunganirize gukora umurimo wawe, kandi na mwene Data uri kureba iri jambo ndakwingiza kugira ngo umwereze kumva ibyanditswe byawe byera. Twebwe twese rero duhana umugisha. Uwiteka icyo wagambiriye ku buzima bwacu gisohoresha ineza yawe mu gihe gikwiriye. Urakoze byose ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ijambo rifite umutwe w'amagambo utubwiye ngo Yesu ahinduka ishusho irabagirana. Iminsi 6 ishize Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda yera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Nushaka ndaca ingando 3, hano imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Akivuga igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, Nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, mumwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye, baratinya cyane. Yesu arabegera bakoraho arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bakimanuka umusozi, Yesu arabihanangiriza ati, ntihagire umuntu mubibwira ibyo mweretswe kugeza aho umwana w'umuntu azazukira. Abigishwa be baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni ukuri Eliya akwiriye kubanza kuza akagarura byose akabitunganya. Ariko ndababwira yuko Eliya yaje ntibamumenya, ahubwo bamugira uko bashaka, n'umwana w'umuntu niko bazamugira. Nuko abigishwa bamenye yuko ababwiye ibyo Yohana Umubatiza. Amen. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni ryo jambo Umwuka w'Imana uyu munsi ashimye ko tuganira kuri iyi channel yo Women Gadizi Ministry. Ijambo ritubwiye ukuntu Yesu ishusho ye yahindutse ukundi. Icyo nshaka ko dutindaho muri iri jambo ni ahangaha. Bakimara kubonekerwa bakabona Yesu ahagararanye na Mose na Eliya, ngo bumvishije ijwi, hari ijwi ryavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, mujye mumwumvira. Aba babibwirwaga rero icyo gihe bahibereye babireba, ariko buriya butumwa ntabwo aribo bari babuhawe bonyine, ahubwo nawe wumvise iri jambo menya ko ubu butumwa ubwirwa ngo Yesu ni umwana w'Imana, Imana ikunda kandi ikamwishimira, natwe tujye tumwumvira. Nawe urasabwa kumvira umwana w'Imana ari we Yesu Kristo, kubw'imibabaro yagize ku bwawe, kubw'inkoni yakubitiwe ku musaraba ku bwawe. Ndakwinginga ngo mwumvire uve mu byaha wakira agakiza. Ndakwinginga ngo mwumvire, kuko icyo akwifuriza ari ukuguha amahoro, kandi icyo yifuza ari ukuguha ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi kurushaho. Rero niryo jambo Umwuka w'Imana ashatse ko tuganira kuri uyu munsi, kandi ndabifuriza yuko iri jambo ryagira imizi mu mitima yanyu kandi rikera imbuto nyinshi. Wowe uryumvise aribwo bwa mbere, Imana igushyigikire kandi Imana igushoboze kumva icyo iri jambo ryari rishatse kuvuga. Iki gicu cyabundikiriye abo ngabo kikabakingiriza, bagasigara bumva ijwi gusa. Bijya bibaho ko twumva ijwi ry'Imana kabone naho twaba tutayireba, ariko Imana tukayibona. Rero ndabakunda, tuzabona mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye.